byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, n'iby'agaciro komeza uzajya dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari nyinshi cyane kandi nziza cyane uzagenda ukunda ndetse ukanishimira. Icyo usabwa ni kimwe gusa, nk'inkunga ikomeye cyane tugusaba ni gukora subscribe kuri channel kugira ngo buri mari yose izajya ijya kuri YouTube channel yacu ya Nzuri Market uzajya uyibona mu bambere 5 kuri 5. Nyine twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye amazu meza cyane akodeshwa, amazu meza cyane agurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe cyose waba ushaka umutungo utimukanwa ushaka kugura, wagana Nzuri Business Group Limited, tukwereka ahantu heza cyane kandi ku giciro kiri hasi cyane, ukaba wabona ahantu heza cyane kandi wakwishimira. Sibyo gusa kandi nawe mu gihe ushaka kugurisha umutungo utimukanwa, yaba inzu, ikibanza, amashyamba cyangwa se undi mutungo wose utimukanwa, nabwo watugana tukagufasha gushaka abakiriya bagura uwo mutungo wawe mu gihe gito cyane ahantu hawe habaguzwe. Tugira ni service ya property management mu gihe ukeneye abantu bakumanagingira imitungo yawe. Ni byiza cyane ko wagana Nzuri Business Group Limited, turabikora kandi ibyo byose tubikora nk'abanyamwuga. Kuri uyu munsi ngiye kugutembereza mu igipangu kirimo amazu agera kuri 5 cyiza cyane, giherereye Nyakabanda ya Nyamirambo kuri kaburimbo neza. Kirimo amazu 5 nyine nk'uko nabikubwiye, gifite parking ndetse na jaride bihagije, kandi ayo mazu yose uko ari 5 yinjiza ibihumbi 500 ku kwezi, ashobora no kuba yakwiyongera. Igiciro cy'ayo mazu yose 5 ngo no kuvuga igipangu cyose muri rusange ni miliyoni 60, ariko zishobora no kuganirwaho zikiri negociable. Uramutse ushaka iki gipangu cyangwa se aya mazu, wahamagara 0788488697 cyangwa wahamagara 0788230123 ugahita uhabwa ibindi bisobanuro kuri ayo mazu ndetse bakaba banakujyanayo, ubundi nawe ukihera ijisho. Sibyo gusa kandi ushobora no gutangira kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri YouTube, Instagram, Facebook ndetse na Twitter, wandika Nzuri Market ubundi ugahita utangira kudukurikirana, bityo ukajya ubona andi mazu meza cyangwa se n'imitungo myinshi cyane tuzajya dushyira kuri izo mbuga nkoranyambaga zacu zose. Dufite naho dukorera ku Muhima hafi inyubako yaho zikoreramo Yamaha. Ugeze kuri feruje zo ku Muhima utubona inzu y'amatafari yanditseho Shema House, aho ngaho niho dukorera muri etage ya nyuma, niho dufite biro. Uramutse ushaka gusanga kuri biro niho wadusanga. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited, dukomeza kugira ibihe byiza. Ariko mu by'ukuri niba ukeneye umutungo wose utimukanwa cyangwa se uwufite, gana Nzuri Business Group Limited turagufasha kandi cyane. Umukiriya ugeze iwacu aba ari umwami.